nubwo bakomeje kubica hirya no hino gusa The Ben na Bruce Melodie Prince Conference itangazamakuru iteguye igitaramo bazacikiranamo ku itariki ya mbere z'ukwa mbere byagaragaje yuko igitaramo kigamije ihangana ry'aba bombi rizagaragaza umuhanzi wa mbere ukunzwe kuruta abandi hano mu Rwanda. Mbere yuko nkumvishe bimwe mu byaranze iyi Prince Conference reka nkubwire ko nyuma yuko Bruce Melodie yavuze ko ari we muhanzi wa mbere ukunzwe kuruta abandi hano mu Rwanda, The Ben nawe afite ubutumwa yahise amugenera uri buze kumva mu hano. Si ibyo gusa kandi kuko The Ben na Bruce Melodie bateranye ubusekarava nyuma yuko The Ben abajijwe ku kijyanye n'imyambarire ikunda gutera benshi amacenga. Nyuma yuko yamana umwaka washize agiriye ubuntu akigaragaza mu gitaramo cya The Ben akaba yaravanye urukundo rukomeye cyane, undi muhanzi uri kuzamuka nawe yapfukamiye The Ben maze aramutakambira amusaba kuzagirwa umugisha ndetse n'amahirwe yo kuzagaragaza impano ye mu gitaramo cya The Ben. Birinze kugira kinini babitangazaho bashijwe nimba ari indirimbo y'aba bombi baba barakoranye cyangwa se bitegura kuzakorana mu gihe kiri imbere. Bitebye abafana bivuga ko barwaniye amafaranga bishyuwe na The Ben kugira ngo baze kumufana. Mama yanga icyo cyo impaka ziri butangire gucika imbere y'igitaramo ati gute Bruce Melodie we no gutangariza abakunzi be ko mu minsi 3 ari bushyira indirimbo cya igomba kuba yitwa Munyakazi. Naho The Ben nawe ati ku bakunzi banje nagunde kubicira ngo mfite kwera ko minsi 3 hano mwitegeye indirimbo cya igomba kuba yitwa Indabo Zanjye. Bifuza kuzajya muri igitaramo reka mbwire ko itike ya Amazon cyangwa se ya make n'amafaranga 10,000 na itike ya menshi azwi nka corporate zone n'amafaranga 100,000. Dore muri comment ni The Ben cyangwa ni Bruce Melodie. Naho ngiye umva nk'ibisanzwe nkibitse kubanza ukanda follow kuri TikTok ndetse na subscribe kuri YouTube channel yanjye nje nitwa Journalist J Blues. Ibi byiza kuri mwese. Ari byiza kubera ko urubyiniro ndutinzeho ndumazeho iminsi birane naho nkorera ibintu bikomeye cyane. Ntabwo njya nterwa ipfunwe no kuvuga ko ndi umuhanzi ukomeye wa mbere, sibyo? Hanyuma icyo ngicyo gituma igihe cyose mpamagawe ntagira ubwoba bwo gukora ibintu nzi gukora neza kurusha ibindi. Ni nabyo nzakora ku itariki ya mbere. Murakoze. Yigise number 1 muri game, ariko nje I'm one of a kind. Yeah. So we'll see. Ikiri cyanyuma nakongeraho yarabajije ni imyambarire yasengeranye y'Uburundi Bruce yambaye. So ndu bari cyo nagusubiza kabisa. Katwumve rero ngira ngo comment ya Bruce nawe kucyo yari yabajijwe. Ahubwo ikisengera icyo wenda ubanza umusaza nawe atitegereje neza ubu munsi doze mu ikote. Nze iminsi 3 ndabasorera indirimbo yitwa Munyakazi kugira ngo nidura ku itariki ya mbere muzasobanukirwe neza iryo zina ryavuye. Murakoze. Mu gihe kitarenze iminsi 5 ndabasorera indirimbo yitwa Indabo Zanjye. Drop it. That's so beautiful. Jena gari ikibazo ahubwo n'ubusabe nasaba uwitwa Mugisha Benjamin. Nitwa Nsengimana Benjamin. Benovio n'umuhanzi. So icyo nabashaka kugusaba Dr. Mugano bagerageje gukora stage nziza amahirwe makene nabonye, ariko kuri uyu mwanya nageze kumugenera ubutumwa sinzi niba bwaramugezeho. Ndusaba icyitwa stage rwose bwana Right.